amateka y'icyemezo cyavaga mu Bubiligi kigahesha abanyarwanda guhinduka no gusangira n'abazungu. Afurika ni umwe mu migabane ifite amateka akomeye, ariko menshi ajya gusa nyuma y'uko ikandagiyeho ikanigabanywamo n'abanyaburayi mu kinyejana cya 19. Hari abazi ko ivangura ku birabura ari apartheid yabaye ikimenyetso muri Afurika y'Epfo, nyamara no mu Rwanda yarahabaye cyane cyane guhera mu 1916 ubwo Abadage basimburwaga n'Ababiligi. Igitabo Ibitaramo ku mateka y'u Rwanda cya Zefra Kagiraneza kigaragaza ko abazungu bakigera mu Rwanda baranzwe no gusuzugura cyane abo basanze, abanyarwanda bagafatwa nk'abashenzi bari mu mwijima kandi bakeneye urumuri. N'uyu munsi hari abagifata kwitwara ruzungu nk'ubusirimu n'ubujijuke, mu gihe hari abagishinja abazungu ko ibyo bakoze byari bigamije gusenya umuco nyarwanda. Kagiraneza avuga ko abazungu bamaze kugera mu Rwanda, abanyarwanda baciwemo ibice binyuze mu buryo bw'imibereho, kugeza aho hashyizweho utubari na hoteli abirabura batari bemerewe kwinjiramo, mu gihe babaga batarahabwa icyangombwa cyatangwaga n'umwami w'Ububiligi kibemerera kwitwa abazungu. Iyo migenzereze yigeze kurakaza umwami Mutara wa gatatu Rudahigwa ubwo yavumburaga ko kuri hoteli Foko i Butare handitse ko nta mbwa cyangwa umwirabura wemerewe kuhinjira. Mu gitabo cya Kagiraneza cyasohotse mu 1990 havugwamo uburyo nyuma y'uko amashuri amaze kwiyongera hirya no hino mu Rwanda, abayavuyemo batangiye kugira imyitwarire irenze hagati y'ababyeyi babo n'abavandimwe babaga batarayagezemo. Byatumye mu Rwanda rw'icyo gihe abazungu bahimba amagambo agamije gushyira abahindutse mu byiciro. Abaturage basanzwe bamwe batageze mu ishuri bitwaga indigène, naho ababaga bakubutse mu mashuri batangiye kwitwara kizungu bavuga n'igifaransa abo bitwaga évolué. Abanyarwanda baje kubahimba imvuruwe. Abenshi muri abo babaga barangije amashuri babaga bafite imirimo runaka bakora banahemberwa, itandukanye no korora no guhinga byakorwaga na rubanda rusanzwe. Imirimo yabo akenshi yabaga ifite aho ihuriye n'iy'abazungu, dore ko aribo ahanini babagenzuraga. Nubwo abazungu babaga baziranye, abo birabura b'imvuruwe ntibabaga bemerewe gusabana, kugendana no gusangira n'abazungu, keretse ababaga bafite icyangombwa cyatanzwe n'umwami w'Ububiligi kibahindura abazungu. Kagiraneza mu gitabo cyagaragaza ko no mu rusengero abazungu, imvuruwe n'abaturage basanzwe babaga batandukanye. Agira ati, i Kigali muri kiliziya y'umuryango mutagatifu ba évolué bagenerwaga umwanya wabo, bagateganyirizwa intebe zegamirwa, bityo bakaba batandukanye n'abakristo bo muri rubanda. Abazungu nabo bagiraga uruhushya rwabo, bagategurirwa n'udusego two gupfukamaho. Utwo dusego tukabatandukanya na ba évolué. Ubwo mu Rwanda utubare na hoteli byari bitangiye kuhagera, ntabwo abanyarwanda babaga bemerewe kunywera aho abazungu banyweraga cyangwa bariraga. Igitabo cya Kagiraneza kivuga ko nk'akabari kitwaga Cafe Imara kabaga i Kigali cyangwa muri hoteli Foko i Butare hagitangira, nta munyafurika wakandagiragamo uretse umwami gusa. Umukambwe Dr Venant Nabomvura akaba uwa mbere wiyandikishije kwiga muri kaminuza nkuru y'u Rwanda ubwo yatangiraga mu 1963. Muri 2016 yabwigiye ko ubwo umwami Rudahigwa yamenyaga ko nta munyarwanda wemerewe kwinjira muri hoteli Foko byamubabaje cyane. Yagize ati, sizi neza niba Rudahigwa yaraza amakuru y'uko abirabura basuzurwa ku Kageni bagahezwa kuhinjira. Ubwo yari avuye i Burundi yarahageze ashaka kuharuhukira gato, nibwo we nabo bari kumwe babonye ayo magambo avuga ngo entrée interdite aux noirs et chiens. Umwami yahise arakara bituma yinjira ku ngufu. Hari n'abavuga ko yakubise urushyi umuzungu wari uhacunze umutekano ashatse kumubuza kwinjira. Kugira ngo ushyikirane n'abazungu, musangire, mugenderane, wagombaga kugira icyangombwa cyanditse cyerekana ko nawe wabaye umuzungu. Icyo cyangombwa cyitwaga carte du mérite civique. Icyo cyemezo cyanahabwaga abaturage bo muri Kongo babaga bagaragaza kwitwara nk'abazungu. Itegeko rigishyiraho ryari riri mu mategeko mbonezamubano ya Kongo Mbiligi yasohotse mu 1948. Ndabashimiye. Umwanditsi w'ibitabo Alex Kagame yagize ati, basomyi nimugwire, nanjye ndagira ni nimukore subscribe ku Nganji Rwanda.